isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye Petron Lewis yarakomeje arambwira ati randiri mwana wanjye. Diva kuri telefone yakomeje ambwira ati njyewe natonze mama wacu yakomeje atubwira ati Maritina yakomeje ambwira ati wumvise ko uramutse wakiriye abagabo mukajya mwiryamanira bakagukubita ifaranga ushobora kubaho neza cyane kandi utarushye utanavuye hano, ukanarera umwana wawe tonzi neza nta kikuvuna. Bitekerezeho maze umbwire, kandi bishatse nanahera kuri uwo mugenzi w'umugabo wanjye akaza kukureba ukareba amafaranga azajya aguha. Bana banjye tonzi nawe Diva, Maritina yamaze kumbwira gutyo ntangira kwibuka uburyo naryamanye n'umugabo w'umuvugabutumwa ariko akanyihakana. Nibaza ndamutse ntwite indi nda ya kabiri uburyo narera abo bana nta bushobozi mfite, kuko umugabo waguteye inda ahita kwihakana nta kindi yagukorera. Ariko nza kwibuka ko uwo musirikare Lorasi yateye inda Maritina, none akaba yaramugabiye ayo mazu ari aho ngaho kandi biteguye no kubana. Numva nanone ndamutse ntemeye ayo mahitamo Maritina yari ari kumpa nta yandi nagira, kuko igihe cyose twabanye yari yaranyijeje ko azandangira akazi ariko ntazi ngo ni akahe kazi. None byari birangiye akazi andangiye ari ako ngako ko kuryamana n'abagabo ngo mbone uko mbaho njye n'umwana wanjye tonzi. Nta gushidikanya mpita mubwira ko mbyemeye kuko nta yandi mahitamo nari mfite. Uwo mugoroba yahise ampamagarira umugabo w'umusirikare, araza turaryamana nsigira amafaranga menshi cyane. Mbona bya bintu birimo amafaranga, ndetse ampamagarira na wa mushoferi waje untwaye amvanye kuri Herade, nawe aransigira, ndetse mu kuganira ambwira ko yari azi ko icyo gihe kizabaho, ari nayo mpamvu nta mafaranga yigeze nyaka cya gihe antwara. Kuva uwo munsi ntangira kubaho muri ubwo buzima bwo kurya ntavunitse ariko ngatamba igitambo cy'umubiri wanjye, kugeza nubwo navuye muri ka kazu ka chamburete Maritina akampa indi ifite ibyumba 2 na salo, ku buryo abagabo nibazajya bansura nzajya mbakirira muri salo, ibikoresho nkabishyira mu kindi cyumba, maze kwinezeza tukabikorera mu cyumba kirimo uburiri gusa. Bitandukanye nuko mbere nabakiriraga mu cyumba kirimo uburiri n'imyenda byose biri kubyigana n'amabase n'amasafuriya n'ibindi. Nuko nibera muri ubwo buzima ari nako tonze wanjye abona byose ku gitambo cy'umubiri wanjye. Umugabo yabaje tonze nkamujyanira Jovia bakaba bari gukina hanze, natwe twarangiza ibyacu tonze nkabona kumwitaho. Iminsi yakomeje kwicuma, umwaka urashira. Ubwo tonze yari afite imyaka 3 nibwo nagiye guhaha mu isoko ibyo kurya. Mba mpuye n'umusore mbona ndamuzi, mu kumwegera ndamusuhuza, maze kumusuhuza mbaza niba ari ubwa mbere twahura. Numvise ijwi numva ndarizi, ahita ambwira atutambwira kuri Sorina. Njye mpita mubwira ko ndi we, mubwira kundeba neza akanyitegereza akareba uko meze, maze yibaze niba kuntererana nyuma yo kuntera inda yarazi ko nzapfa. Nta kindi kintu yahise ambaza, yambajije niba narabyaye, mubwira ko nubwo atabyifuzaga ariko byabaye kandi umwana wanjye ameze neza nta papa we afite. Nuko ansaba imbabazi kubwo kuba yarantereranye, maze nanjye ndamubwira nti umva Sultani sinkubwire, buriya biba byiza gufata umwanzuro mwiza wabanje gutekereza, kandi koko nari mbizi neza ko igihe kizagera ukicuza. Ari nayo byatumye mpfa nabi ngakoboka kugira ngo umwana wanjye nzamurere neza. Buri gihe uzamubona uzicuza impamvu wantereranye, ukanatuma papa wawe anyirukana. Nubwo ntari nzi ko tuzongera kubonana, ariko bwa nyuma na nyuma ibyifuzo byanjye bigezweho. Bityo imbabazi zose wansaba ntazo naguha kandi warakoze,
ahubwo ugize n'amahirwe duhuye umwana wanjye Tonzi namusize, bamukweretse nkamukuratira ukareba ukuntu afite itoto kandi nta ruhare wabigizemo, maze bikakwemeza neza ukuntu njyewe ubwanjye nibereye intwari mu gihe papa we yabaye ikigwari, bityo mva mu maso. Surutanisi yahise ati rwose Sorina ndakwinginze, buriya nubwo byabaye kuri ariko njye ikintu cyankoresheje biriya byose byari ubwoba, kubera ko nari nzi ko papa nabimenya ko naryamanye nawe azanyirukana, niyo mpamvu nakwihakanye ndimo kwirengera, ariko n'ubundi yari ay'ubusa kuko ukimara kugenda papa na mama baranyicaje, bambaza niba koko ari byo ko twaryamanye, kubera ko wari wagiye n'ubundi numva nimbivuga barampana gusa ubundi bikarangira, ariko nkimara kubabwira ko twaryamanye ibyambayeho Imana niyo ibizi gusa. Imyaka igiye gushira hafi 3, nanyuze mu buzima bugoye kuri rwa rwego no gupfa habuze gato, kuko nabaye mayibobo yo ku mihanda mu bihugu byose uko byaranze, n'amasofa, metrobet ndetse na kentrone, ngaho amagereza yose nagezemo, ariko byose nkabikora nshaka kubaho kuko umuryango wanjye wari warantereranye, bityo ndakwinginze basi nubwo naguhemukiye ariko uruta umuryango wanjye unyakire. Kandi nkubwije ukuri nubwo nari naratinye kubivuga, ariko naragukundaga kuko urukundo nagukundaga rwendaga kunsaza. Ikirenze n'ibyo kuva naryamana nawe, nta wundi mukobwa ndaryamana nawe kandi ndabikurahiriye. Bana banjye Tonzi nawe Diva, Surutanisi yamaze kumbwira gutyo numva mugiriye impuhwe, ntangira kwibuka ukuntu rimwe na rimwe papa we na mama we babaga bamukubise mu masaha ya nimugoroba, ngo nuko yatashye akererewe nyuma ya saa 12 arengejeho iminota 5 gusa, kandi ari ababwiriza butumwa. Nza gutekereza nanone kuri Maritina ukuntu yishimye kubera ko afite umuntu bakundana, ndetse nza no kwibuka ukuntu mu bagabo bose twaryamanye mu buraya bwanjye nta wigeze ansezeranya ko azamba hafi, bose barazaga bagafata ibyo bashaka bakagenda. Ntangira kwibona nanjye ndamutse mfite umugabo nkunda akananyitaho uko byagenda, numva nta wundi nabona uretse Surutanisi nubwo yari yarampemukiye. Nahise mureba mubaza ikintu akora muri Kendi, ambwira ko ari ugushaka ubuzima bisanzwe, mubwira ko mubabariye ariko kandi tuzabanza tugakundana ngo ndebe ko azabasha kumara igihe kinini yihangana, maze ubundi tukazabona kubana. Surutanisi arabyishimira cyane, ubundi amfasha guhaha turataha. Twageranye mu rugo nsuhuza Maritina, ngiye kumva numva Maritina aravuze ati Surutanisi nawe nizere ko utagiye mu mico mibi y'abagabo, kuko waba wangiritse mwana wa mama uzi n'ubuzima wanyuzemo. Nahise ntungurwa n'ukuntu Maritina na Surutanisi baziranye, mpita mpindukira mbona ko burya Surutanisi yambeshye, mubaza ahantu baziranye n'umujinya mwinshi, kuko nari nzi ko Maritina yaryamanye n'abagabo benshi cyane, bityo na Surutanisi ashobora kuba ari muri bo. Maritina ahita avuga ati wari umugoroba umwe ubwo nari ntashye mvuye guherekeza umugabo wari wansuye, ndetse nyura mu isoko ndahaha, nuko ngeze hirya hariyo umuntu anturuka inyuma, ubundi anshikuza ishakoshi yanjye, ariko kubera yari ifashe mu kuboko yanga kuvamo, mu kureba uri gushaka kunyiba mbona ni umusore. Abagabo bari bari hafi aho ngaho bahita bamufata, bamaze kumufata baramukubita, ariko mbonye bagiye kumwica mbasaba kurekera aho ngaho, bamukiza hasi ananirwa no guhaguruka ngo yiruke. Nuko mu kureba mbona afite amarira, mubajije impamvu ashaka kwiba kandi ari umusore arambwira ati rwose ndakwinginze ntabara, umuryango wanjye warantaye ntaho kujya mfite, ku buryo banze no kujya bangaburira ntangira kuba umujura ngo mbone uko ndya. Rimwe baza kumfata bamfungira muri gereza nkuru y'Amasofa, ariko hari harimo abagabo b'ibyihebe bashaka gucika, nanjye ncikana nabo. Mbonye ntakomeza kubaho ngaho mpungira mu gihugu cy'abaturanyi, naho nkora iby'ubujura baramfata baramfunga, ariko ngira amahirwe nabwo ndatoroka. None ninaha narahageze bahita bamfunga, byose ndi kuzira inda yanjye. N'ubu ngubu nibwo nkiva muri gereza, rwose inzara yari inyishe. Nibwo nakubonye kuva kare uri guhaha mu isoko, kubera ko uri umukobwa ndavuga ngo reka ngukurikire.
Tugeze hano ngushikuza igikapu nari nabonye washyizemo amafaranga ariko cyanga kuvamo, bahita bamfata barankubita rwose ntabara, nta kindi nari ngamije. Nahise mubwira nti none se ubwo ibyo nibyo byatuma ufata gahunda yo kwiba nkaho wabuze ikindi cyo gukora? Nabwiye umusore gutya buri icyo ambwira, ariko numvise ko ari umujura wiba ibyo kurya gusa, numva nta kibazo. Ndamuhagurutsa mujyana mu rugo, ndateka ndamugaburira ararya. Amaze kurya aranshimira cyane, ambwira ko mukijije inzara yari imwishe kandi azanyitura. Mubajije izina rye ambwira ko yitwa Sultanisi, akaba ari umurara wo ku muhanda, ariko byose akaba atarabihisemo kuko papa wari umubwirizabutumwa, ariko akaba yaramwirukanye iwabo kubwo kuryamana n'umukobwa w'umukozi wabo akamutera inda. Numvise bimeze gutyo numva mugiriye impuhwe, mubwira ko ntabona aho mucumbikira, ariko buri gitondo saa sita na nimugoroba azajya aze kurya, ubundi ashaka aho kurara mu gihe azaba ari gushaka akazi. Nuko dukomeza kwiberaho gutyo njye na Sultanisi, mugaburira akanshimira, nanjye akankorera uturimo tworoshye nko kuvoma n'ibindi, kuko yari umusore, kuko mu magereza yose yanyuzemo yagiye akoreramo imyitozo, kuko nta kindi bakora muri gereza. Rero igihe cyaje kugera ambwira ko yabonye akazi k'ubukarani, bamushyira mu ishyirahamwe ry'abakarani bo mu mujyi wa Kent. Ambwira ko kuri iyo nshuro agiye gutangira kwibeshaho, kandi nakoze cyane. Kuva icyo gihe rero ntago nari muheruka, niyo mpamvu ubonye murebye ngatungurwa. Rero ahubwo wowe Sorina, wowe na Sultanisi muziranye hehe? Bana banjye Tonzi nawe Diva, Martin amaze kumbwira gutyo mpita menya ko Sultanisi atigeze ambeshya. Nanjye mubwira ko ari njye mukobwa w'umukozi yateye inda, mubwira uko byagenze byose, kuko mbere nari naramubwiye ko nabuze umuryango wanjye gusa. Nuko tumaze kuganira byinshi, mwereka n'umwana wacu Tonzi, kandi Sultanisi mwemerera ko nanjye igihe nikigera tuzabana. Ansezeraho arataha, ubundi nanjye nguma mu rugo. Sultanisi akimara kugenda Martina yaranyegereye, ambwira ko ibyo nkoze ari ubusazi, kandi hari umusore ashaka kundangira w'umukire cyane, ufite amafaranga menshi ku buryo ntabana n'umukarani, kandi hari umukire urenze. Akaba ari umuyobozi wa kampani ikomeye hano mu gihugu cyacu yitwa Barewis Company. Kubera ko uwo musore papa we yapfuye ari muto, akaba yarasigaje atozwa uko azayobora kampani, kuko ababyeyi be bapfuye afite imyaka 12. None umusore akaba ameze nk'umusazi muri icyo gihe, kuko nawe ari mu bagabo bazaga kuryamana nawe. Ariko impamvu ashaka kumumpa nuko yamaze kumvikana ko azabana na Lorasi. Mpita numva iyo mibare ni myiza. Martin amubwira ko yazampuza n'uwo musore. Ambwira ko uwo musore yitwa Bron Lewis. Iyo agiye kuva iwabo akaba atoroka abarinzi, akaza muri ako gace kabamo indaya akaryamana nazo, ubundi agasubirayo. Rero nitegure ejo tuzahure, kandi Bron Lewis nimufatisha sinzarekure, niyo naba ntamukunda nzamubeshye basi ngumane na Sultanisi, ariko ayo mafaranga n'ubuzima bwiza bya Bron mbiryeho, nanjye nzaba umukire. Martin amaze kumbwira gutyo numva iyo gahunda ni karahabutaka. Mpita mubwira ko ejo ngomba kurara mbonanye n'uwo Bron, ubundi nkanareba nuko ameze, koko niba twanabana ntantera ikimwaro. Buza kwira ndetse buracya, amasaha yahanye na Bron kuza kundeba aragera. Ngiye kubona mbona mu gipangu hinjiye umusore mwiza ufatika, ndetse ukomeye ku buryo bigaragara ko ari umukire kandi yarakoze n'imyitozo, ariko yambaye rinete za fime n'ingofero. Ageze kuri Martin aramusuhuza, ahita nanjye ansuhuza, ariko amfashe ikiganza yanga kundekura. Martin ahita anyicira akajisho, ambwira ngo tujye mu nzu. Nta byo gutinda twinjira mu nzu. Bron ahita akuramo ingofero ndetse na rinete, ubundi murebye mbyo mbona ari mwiza koko. Ahita ambwira ko byanga byakunda navuganye na Martina, bityo kuba yaturetse abarinzi twagira vuba akabona uko asubirayo. Nuko mubwira gutwara ibintu gake tugakora urukundo nta huti. Nawe ambera umwana mwiza, kuko nifuzaga kumukorera ibizatuma agaruka buri gihe.
nanjye nkora akazi kanjye nari nshinzwe neza, ubundi arishima ansigira ibandari y'amadenari, ndavuga nti ndakize. Nyuma aza kwambara ibye aragenda. Mu kugera hanze Martina ambaza uko byagenze, mubwira uko byagenze ndetse mubwira ko byanga byakunda ibyo nakoze ejo Burona azagaruka kunyishakira. Kuko nk'uko nari nabiketse, mbona araje ku munsi ukurikiyeho. Kuva uwo munsi ntasibe kuza kundeba, ariko nta rukundo rurimo, ahubwo ari uburyo bwo kwinezeza. Ndetse muri iyo minsi Sultanisi yaba avuye kwikorera imizigo, nawe akaza kunsura, ariko we nta kindi agamije uretse gusura umwana wacu Tonzi ndetse no kundeba ngo twiganirire bisanzwe, ku buryo urukundo rwe rwaje kuntwara wese. Ariko Martina akambwira ko ninshyira urukundo imbere nzapfa kubera ubukene. Iminsi yanjye rero yo kuba nasama inda muri uko kwezi yaje kugera. Nirinda Buroni kugira ngo mbanze nkore agakino neza, maze ubundi mutware wese. Mpita nshaka Sultanisi mubwira ko kubera ukuntu ankunda nkanabibona, uwo munsi nshaka kumukorera impano idasanzwe. Ambajije ibyo nshaka gukora, mutumira mu nzu yanjye, mwamburira umwambaro wo muri Edeni imbere ye, agiye gufunga amaso mukuraho ibiganza. Mubwira ko ubundi we nawe akaba uwanjye, yankoresha icyo ashaka cyane ko n'ibya mbere ari we wabikoze. Ambwira ko ibyo yakoze abyicuza, ariko adashaka kongera kunyicira ahazaza abizi. Sultanisi mubwira ko noneho ibyo ndi gukora mbizi, ndetse n'ubuzima nkaba nzi uko bigenda. Uko nkomeza kumwoshya no kumwikubaho arafatwa, ndetse tuninezeza nta kwikingira. Nkava nzi neza ko ndamutse ntwite inda yaba ari iya Sultanisi. Nyuma y'iminsi Buroni nawe atangira kujya ahamagara kuri telefone ambaza impamvu ndi kumwirinda. Mubwira ko nari ndi mu minsi yanjye, ariko ubundi ashatse yaza kundeba. Bidatinze aza kundeba muhenda ubwenge, mugira umusazi ntitwikingira. Ariko nkora ibishoboka byose ku buryo nta kintu kimuturukamo gishobora kunjyamo nanjye. Ubundi imbunda ye amasasu yose ayarasa hanze ya paradizo, nyuma arataha. Aribwo nyuma y'ukwezi namubwiye ko ntwite, kandi abizi neza ko ntajya ninezeza ntikingiye. Ariko ubwo duherukana njye nawe tukaba tutarikingiye, kubera kutamenya iyo bijya n'iyo biva. Ambwira ko niba mutwitiye umureye w'isi tugomba kubana. Mbanza kubyanga byo kwijijisha kugira ngo anyinginge. Biza kurangira tubanye, njya gutura muri Abarewisi Company, ndetse gahunda yanjye na Martina tuba tuyigezeho. Nyuma Sultanisi aza kumenya ko nagiye muri Abarewisi Company, musaba ko twahura nkamusobanurira. Tuza guhura mubwira byose ukuntu bimeze, kandi imbaraga zose ziba ku isi zituruka ku mafaranga. Bityo nagombaga kubikora kugira ngo mbone amafaranga, kandi nzamuhesha ishema ku buryo abana bacu Tonzi n'abandi tuzabyara bazakura bamukunda. Kandi nawe akareka ubukarani akava mu muhanda akaba umugabo uhamye. Bityo urukundo mukunda nta kundi nari kurumwereka uretse ubwo buryo. Sultanisi nawe aza kubyemera, tukajya tubana njya kumureba bwihishwa nk'uko Buroni yazaga kundeba, tukinezeza mu nzu nziza nari naramuguriye, ubundi nkagaruka muri company. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko inda nari ntwite yakomezaga gukura. Ariko Buroni nawe agakomeza kunyishimira cyane, ati mfite umugore. Ndetse habura ukwezi kumwe gusa nibwo Buroni yafashe icyemezo ko twajya gutura mu nzu iri hanze ya hoteli. Abana bacu bakazakora batazi ko dukize cyane, ku buryo batazaba birasi. Ibyo numva nta kindi bimbwiye tujyayo. Aribwo naje kubyara umwana wa kabiri wa Sultanisi, akavuka ari umukobwa. Ariko Buroni ntiyabikunda cyane, kuko yarazi ko tuzabyara umuhungu uzamubera umusimbura. Nyuma y'uko uwo yari yaransanganye yari umukobwa, ariko we akamukunda cyane. Nyuma mbonye bimeze gutyo nza kumubwira ko imbunda na paradizo ari ibyacu, ko tuzabyara kugeza igihe umuhungu abonekeye. Nuko umwana wacu wa kabiri tumwita Diva, nawe atangira gukura neza. Nyuma nza kugira ibyago, Buroni antera inda, ariko ngira ubwoba ko ishobora kuvamo umukobwa nanone, ku buryo namuhishe ko ntwite. Kugeza ubwo igihe cyo kubyara cyageze, Buroni naramwirinze ntakimeze nk'umugore we, nawe akabyibazaho. Koko nsanga umwana nabyaye ari umukobwa,
Birambabaza cyane uburyo nabyarana na Buroni tukabyarana umukobwa, ku buryo urwango nanze uwo mwana nanjye ntazi aho rwavuye, ku buryo mu buzima bwanjye nubwo ari njye wamubyaye ariko ntamufata nk'umwana wanjye, kuko byibura nari nzi ko azavuka ari umuhungu akazaba umuzungura ndi nyina, ariko amategeko y'Abarewisi akaba atemera ko hazungura abakobwa kandi ukaba umuco. Nkomeza kwanga uwo mwana cyane ku buryo nanagiye kumuta ahantu kure cyane ngo bamunderere, mwita Rena. Abo bantu bamundereraga baza kumbwira ko yabaye ikimuga kitavuga. Sinzi ahantu urukundo rwavuye, numva n'ubundi napfa kumuzana, nubwo mwari batoya sinzi niba mubyibuka. Dutangira kubana gutyo, ariko abantu bakagira ngo mu gihe nari nariciye kuri Buroni nkajya mboneka rimwe na rimwe n'uwo twabyaranye, ariko abandi nkababwira ko ari uwo Buroni yabyaye hanze, ku buryo na Maritina wari inshuti yanjye azi ko Rena ari umwana wa Buroni yazanye mu rugo. Ariko Buroni we nyuma naje kumubwiza ukuri, musaba n'imbabazi arabyihanganira kubera ukuntu nabyaye Diva ntabikunze, ntabigize urwitwazo rw'uko na Rena atari kubikunda. Yumvise ko byose nabikoze kubw'umuzungura w'Abarewisi aratuza. Dukomeza kubaho gutyo, ariko sinkamenye ko nawe yaje kunca inyuma akajya kuryamana n'umugore wo hanze. Uwo mugore akamubyarira umuhungu, nuko uwo muhungu yamara kuvuka, nyuma y'umwaka umwe Buroni Lewisi akamuzana ngo murere nk'umwana wanjye. Kugeza na n'ubu nkaba ntazi mama wa Peteroni. Bityo rero ikintu nashakaga kubabwira abana banjye, Tonzi nawe Diva, buriya uriya mugabo mubona Sultanis uko muri babiri ni papa wanyu. Mama wa Jovia niwe wamfashije kwiyakira ubwo nari nkigera muri uyu mujyi, kuko iyo ntamugira njye na Tonzi tuba twarapfuye. Rero mwihangane kuba ibyo bintu mutari mubizi, kandi nta kintu mwabihinduraho, kubera ko ubuzima ntabwo ari ikintu usezerana nacyo, kuko bukujyana aho bushatse. Kandi mumbabarire kuba mbabwiye ibi bintu mukiri batoya, ndetse mukomeze mwirinde namwe batazabica nk'uko bishe uwo mwafataga nka papa wanyu Buroni Lewisi nubwo atari so. Kandi impamvu mutagomba kurira, ari nayo mpamvu nanjye ntigeze ndira, nuko nta gihombo twagize, kubera ko papa wacu turacyamufite nta kibazo. Bityo umuntu wagakwiye kurira ni Peteroni Lewisi ndetse na Rena Lewisi, kuko nibo bapfushije papa wabo, kandi na Peteroni nawe akaba yarapfuye. Urumva ko ubuzima bubi nanyuzemo bwamparuriye ubu buzima bwiza turimo, sibyo bana banjye? Mama wacu yamaze kutubwira ayo mateka njye na Tonzi twarize twahogoye. Mbabazwa cyane n'ukuntu ntigeze ngira amahirwe yo kubona umuvandimwe uvukana na mama wanjye ari we Sofia, ndetse na nyogokuru wacu babyara bombi. Hakaba hari n'amahirwe menshi y'uko indwara yari arwaye yamwishe. Nababajwe cyane n'ukuntu inshuti mbi zishobora kukuroha mu byago, kuko mama Jovia nubwo yafashije mama wacu, ariko yamufashije nabi mu buryo bubi. Nubwo nari muto ariko urwo rw'abana nararuciye. Nibutse uburyo mbona papa wacu akatubwira ko yitwa Sultanis, njye na Tonzi twamusese tutazi ko turi guseka papa wacu, ndetse twe tutazi, ariko we buriya yaraturebaga akamenya ko turi abana be. Mbabazwa cyane n'ubuzima yaciyemo kubera ababyeyi be b'abavugabutumwa, ariko batabasha kuvugana n'Imana yabo ngo ibashe kubigisha kugirira imbabazi urubyaro rwabo n'ababagana, kuko birukanye mama wacu, kuko Sultanis yari yamuteye inda, ndetse birarenga birukanira umwana wabo Sultanis, bimuviramo kuba yakwangara amahanga yose, ari nako agera mu magereza ndetse n'imbobo yo ku muhanda. Nongeye kubabazwa cyane n'ubundi Peteroni Lewisi, uburyo atari umuvandimwe wacu n'ukuntu iyo twabaga turi kumwe byabaga ari byiza. Ikirenze ibyo akaba yari yaramaze kwitahira mu ijuru kubera ubugome bw'abantu. Ikintu cyambabaje kurusha ibindi ni ubugwari bwa mama wacu Sorina, kugeza n'ubwo yanga umwana yibyariye kubera ko ari uw'umugabo adakunda. Rena numva aho ari hose anteye agahinda, numva nzakora ibishoboka byose ngo yiyirungu mama yamushyizemo,
nzayimukuremo ningira ubushobozi. Nakomeje kubabazwa cyane n'amateka mama yari amaze kutubwira njye na Tonzi. Nza kwibuka ko ku munsi ubanza tujya ku ishuri bambwiye ko Jovia adaherutse ku ishuri kubera ko mama we yarasaze. Mpita numva ko agomba gusara ahubwo agatoragura amashashi kubwo kuba yari yaragiriye inama mama wanjye mbi akamuyobora mu buraya aho kumushakira akazi kazima. Ariko byose byari byarabaye nta n'icyo twari kubihinduraho, ndetse nta nubwo mama twari kumwanga kandi yaratubyaye, ahubwo twari kuba tubaye nkawe. Ariko Tonzi we kuko yari mukuru, kuko yigaga mu wa 6 wa pirimeri, hari uburyo yabitekerejemo ku buryo yahise ahaguruka aho muri salo twari twicaye akajya mu cyumba cy'agafunga ku buryo utabasha kwinjiramo. Nanjye mbuze ikintu mbwira mama ndihagurukira ndagenda njya mu cyumba, ariko sinongera gutekereza ku byo nari numvise byose, cyane ko nari n'umwana mutoya cyane ku buryo ntacyo byari kuntwara. Icy'ingenzi nakuyemo ni uko umugabo wapfuye atari papa wanjye, bityo ntagomba kurira kubera Bron Lewis, kandi papa wanjye Sultanis ahari. Bityo impamvu nkubwiye ibyo byose kwari kugira ngo nkomoze kuri Bron Lewis, utumva ndi kumuvuga kandi uzi ko papa wanjye ari Sultanis. Ariko nyine biracyitwa ko papa wacu ari Bron Lewis, nubwo abantu batabizi, kandi aba Lewis Company iracyariho nyuma y'uko Bron yishwe n'abo bantu batazwi, ariko ngo bashaka imitungo y'aba Lewis, ndetse bakica na Petron Lewis aho yari yaragiye kwiga nk'uko mama yabitubwiye icyo gihe. Rero aba Lewis iyo tariki igeze bakora umunsi mukuru wo kwibuka abasogokuruza babo kuva kuri mori ya Lewis nk'uko bamuvugaga turi gushyingura Bron, ndetse kugeza ku Lewis wa nyuma ariwe Petron Lewis nawe wipfiriye. Bityo niyo mpamvu nari ndi kugutumira nubwo aba ari ibanga icyo kirori, kuko ntago baba bashaka ko abantu bose babimenya, ariko njye ndi kugutumira ku giti cyanjye kuko buri wese yemerewe kuzana umukunzi we bagasangira muri icyo kirori. Diva yamaze kumbwira ko icyo mbura ikintu mbivugaho atari ukubura igisubizo, ahubwo ari ukubura ikintu navuga ku byo nari maze kumenya ku mateka ya Jessica ndetse na Sorina, kuko Jessica ari we wabwiye Sorina akamuyobora mu nzira zose zimugeza kuri papa wanjye Bron Lewis, akaba ari nazo zamuviriyemo urupfu. Nuko Diva yumvise ntarimo kuvuga ahita avuga ati shasheri, amayinite yanjye ndumva ngiye gushira, ubwo reka mbe nkoretse, uraba uri kubitekerezaho mu gitondo nimbyuka ndaguhamagara umbwira uko wabyakiriye. Diva yamaze kuvuga gutya ahita akupa telefone, nsigara nibaza ku mateka yaramaze kumbwira, nibaza ukuntu Sorina ari umuhemu ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo ababwira ko yaje kundeba ku ishuri aho nigaga agasanga ameze neza, ubwa kabiri akagaruka avuga ko yasanze baranyishe. Nababajwe n'ukuntu yakomeje abeshyera papa wanjye Bron Lewis ngo yaje kundeba ku ishuri, kandi abizi neza ko yamwiciye mu nzira ubwo yazaga kundeba. Ariko nkomeza kujya mu rujijo cyane, nibaza ku bantu bitwa abasultani, niba Sultanis umugabo wa Sorina yaba ari umwe muri bo, kandi Diva yari yarambwiye ko papa wa Sultanis yari umuvugabutumwa. Nakomeje kubabazwa n'ubuzima bwa Jessica wari waramaze kumbera byose, nibaza igihe cyose tumaranye yaranansabye imbabazi ku byo yankoreye, ariko akaba yarampishe ibyo yanyuranyemo na Sorina, nubwo yari yarambwiye ngo niwe wamujyanye mu byo yagiyemo byose, atarazi ko Sorina azahinduka akagera ku rwego rwo kwica. Byatumye ngira amatsiko menshi cyane kuri mama wanjye, numva nawe ngize amatsiko yo kumumenya. Nakomeje gutekereza kuri Sorina ukuntu ibyo yabwiye ba Diva byose yababeshye, kuko yavuze ko twishwe n'abantu batazwi ngo bashake imitungo bakagira ngo nibyo, kandi we na Sultanis aribo bishe papa wanjye, ndetse njye nkaba nkiri muzima. Numva amateka ya ba Diva yose yibereyemo mu kinyoma, ariko ngira amatsiko yo kumenya uko ibya Martina ari we Jessica byaje kugenda nyuma kuri ba basirikare babiri, niba baraje kubana cyangwa se ntababane, kuko ntigeze menya niba umugabo Jovia yambwiye wari papa we w'umusirikare yaba ari we Loras, ariko ntekereje neza nsanga niwe, kuko ari naryo zina bitiriye Scorpion,
nubwo ntari gupfa kubihamya. Bituma mvuga ko nimbona amahirwe nzabaza Jessica uko byaje kugenda nyuma, niba wa mu afande nitwe kwa Jessica yaba ari we uniciye kwa Jessica, yaba ari we wari inshuti y'umugabo we wa mbere. Nakomeje kuba muri ibyo bitekerezo kugeza ubwo naje kubona mbona igitondo gitamye umwezi. Nibaza impamvu buhise bucya ako kanya, ariko nibutse ukuntu Diva yampamagaye ambwira ko agiye kumbwira mu ncamake, ariko akambwira ibintu byinshi cyane menya ko ariyo mpamvu. Nahise njya mu mashuka nyarambura neza kuri iyi ntebe nari nicayeho ngo ntora agatotsi, kuko mu kanya gato nari nzi ko Jessica agiye kuza kundeba ngo dutahe itesara. Ariko nibuka ko Diva yari yampamagaye ambwira ko ashaka kuntumira mu kirori cyo kwibuka Abarewisi bose kuva ku basekuruza babo. Mpita numva ko icyo kirori ntagomba kugicikwa, ndetse mpita mfata telefone ngo muhamagare mubwiye ko ngiye guhaguruka itesara, nkaba ndabamugezeho saa 8 z'amanywa. Ariko nanone numva icyo gihe naba nakererewe, mpitamo kumwihorera kugira ngo mugereho kare, mubwire ko burya naraye muri Merine, akaba ariyo mpamvu nihuse, ndetse niha gahunda ko ndaza kumutungura nkamuhamagara ndi muri Kenti, kuko yari yarangije kuvugana nanjye atazi niba ndaza cyangwa se ntaraza, kuko nta kintu nari namusubisha. Nahise ndeba Jessica aho yari aryamye, kubw'amahirwe nsanga arabyutse kugira ngo dutahe. Mubwira uko gahunda zose zimeze, Jessica ambwira ko niba ndaguma muri Kenti nawe atansiga gutyo, ahubwo tukaba turajyana. Mwibutse ko dufite gahunda yo kuzanira Marita ibihingwa byo gutangiriraho akazi, yagakwiye kujyayo akabitegura. Ambwira ko abyibutse bityo agiye kujya itesara, ku munsi w'ejo akazagaruka bityo azahansanga tubone gutahana. Twamaze kubyumvikanaho mpita nirambikaho agashuka kanjye muri iyo ntebe, mboneraho gutora agatotsi, nza gukanguka reve nari nashyizemo ya 3:30 isonye. Mu kureba kuri telefone nsanga Diva yari yampamagaye yambuze. Kumbe kubera kuryama nkererewe ntabwo nigeze nyumva, mpita nanjye mfata telefone ngo muhamagare, ariko numva bitaba ari byiza kumuhamagara ndi ahantu hatuje. Marita nawe ahita nsuhuza, bigaragara ko yari amaze kwitegura nk'ufite aho agiye. Ambwira ko agiye kwa Tonzi, kuko ngo bari bamutumiye ngo asangire nabo, na Diva aze kumubonaho kuko ataramuherutse, bityo akaba agiye kunsiga muri icyo cyumba cye, kuko nicyo azajya araramo buri gihe nze kugifata neza. Marita amaze kugenda nasigaye muri icyo cyumba, ubundi mva mu ntebe nicara ku buriri, ntangira gutekereza ikintu nakora uwo munsi. Ariko nibuka ko Diva yambwiye ko ibirori byabo birabera muri Moriya Academic School. Mpita numva nta kindi cyo gukora uretse kujya ahabikwa amadokima yose y'icyo kigo kuva cyatangira, nkareba ko hari ikintu nakuramo. Mpita mva ku buriri njya muri douche, maze kwitera utuzi nza kwihanagura no kwisiga amavuta. Nambara ipantaro yanjye nini ifite n'imifuka myinshi, ubundi hejuru nambara t-shirt ngerekaho ikote ry'umukara rindekuye, ku maso nshyiraho rinete za fime, ndetse hejuru nshyiraho ingofero y'ikizuru kugira ngo uza kumbona ntapfe kuba yamenya. Nuko mu ijosi nshyiramo agafura ariko kundinda imbeho no gukomeza kujijisha. Mpita mfata igikapu cyanjye nari mfite ubwo najyaga guhura na Diva, kugira ngo nimuhamagara mubwira ko nageze muri gare akaza kundeba arasanga ngifite. Nshyiramo utuntu dukeya ubundi ndasohoka muri hoteli. Nkirenga umuryango mbona Rozanje arampamagaye, mpita mwitaba vuba vuba mbaza amakuru yanjye, mubwira ko ari meza, ambaza igihe ndagerera itesara kuko bimunaniye gukomeza kunkumbura. Mubwira ko nari mfite gahunda yo kuba naza uwo munsi, ariko zaje guhinduka, ko uwo munsi ndaguma muri Kenti nzatahana na Jessica nyuma y'umunsi ukurikiyeho. Numva biramubabaje ariko ndamwihanganisha nanamusezeraho, mubwira ko nindamuka mugezeho tuzakuramo ibirarane byose twagize. Ambwira ko tuzirirwana amanywa na nijoro niba tuzakuramo ibirarane. Musubiza ko nijoro bitashoboka kuko byatuma iwabo bamenya ko atari iwabo, kandi nanjye nkaba nta kuntu najya kurara iwabo. Ambwira ko yari arimo kwikinira, ariko avugishije ukuri ankumbuye cyane. Mubwira ko nanjye mukumbuye byo gupfa, ariko nta yandi mahitamo mfite uretse kuba nakora ibyo ngomba gukora. Ndetse mubaza n'amakuru y'Akarewisi gatoya, ambwira ko mu nda kameze neza.
dukomeza kuganira ari nako nsohoka muri hoteli. Mu kugera hanze mvuye kuri reception mba ngonganye n'umuntu, telefone yanjye ihita iva ku gutwi yikubita hasi. Mu guhindukira ngo ndebe uwo muntu utareba mbona ni Tonzi, mpita muhisha isura nunama hasi ngo ntore telefone yanjye, ariko Imana imfashe ntaze kumbona. Nawe ahita yunama hasi duhuriza ibiganza kuri telefone, ahita yintanga areba ko ntacyo yabaye asanga nta kibazo, arayimpereza nanjye ndamushimira. Kubw'amahirwe agenda atamenya uwo ndi we, kuko yari guhita abona ko ndi Vinci bahuriye i Tesara ubwo bazaga gushaka ababagurisha ibiribwa we na papa we Sultanis. Nuko nanjye nkomeza ngana imbere, ariko ndebye muri telefone mbona Rozanje yankubye ahita anyandikira message avuga ko amayinite amushiranye, turongera kuza kuvugana n'impuguka. Nshimira Imana ko abifashe uko bitari, kuko ntashakaga kumubabaza. Nahise mfata inzira ngana hari abamotari. Umumotari musaba kongeza muri gare ya Kent. Ndi kuri moto mpita nandikira Diva mubwira ko atari uko namwirengagije, ahubwo nari ndi kubitekerezaho, kandi nkaba nafashe umwanzuro wo kuza kwifatanya nawe. Diva arishima cyane ambwira ko yari yagize ngo namuciye amazi, mubwira ko urukundo mukunda rutatuma ibyo bintu mbikora. Mpita mutungura mubwira ko izuba rigiye kunyicira muri gare. Ambwira ko ndi kumukinisha, musubiza ko ntabikora, cyangwa se niba natega moto kandi afite imodoka. Diva ambwira ko bari bagiye gusangirira hamwe nk'umuryango, kuko bafite n'umushyitsi akaba ari wa mukobwa yambwiye wababereye umukozi wabo witwa Marita, akaba ari uje gusangirira hamwe nawe, kuko papa wabo yamwemereye gukorana nawe mu ruganda agiye gutangira. Bityo agiye kuza kundeba muri gare byihuse, nanjye njye kubiyungaho dusangirire hamwe ibya mu gitondo, tubone gufata n'umwanya wo kujya muri Moriya. Diva mubwira ko ibyo atari ngombwa, ko muri Merine aho naraye kuva cya gihe duhura mpavuye mfashe ifunguro rya mu gitondo, bityo naba ngiye kubicira apeti. Ahubwo musaba ko yabanza akajya kureba uwo mushyitsi bagasangira, ubundi akabona kuza kundeba. Ansubiza ko ibyo atari ngombwa, n'ubundi Marita agiye kujya akorana nabo banasangirira hamwe, bityo agiye kuza kundeba Marita bazabonanye nyuma ntacyo bitwaye. Twamaze kumvikana gutyo Diva ndamukupa, niyicarira mu ntebe ziri muri gare ndimo gutekereza ku buzima bwanjye buri imbere. Nibaza niba inzira nshaka gucamo zishobora kungeza aho nifuza, kuko harimo n'inzira z'ibinyoma ndi gushyiramo, nk'urugero nko kuba mbeshya Diva ko mukunda kandi ari ukumubeshya, ariko we akaba nkunda by'ukuri nkabibona kandi bikagaragara. Ku rundi ruhande nkaba nkunda Rozanje, umwana twamenyanye mu buto bwacu, mu gihe abandi bari bazi ko napfuye. Nibaza niba umupango napanze wo kugera kuri Diva nkamunyuraho nk'ikiraro uzaba ungeza mu nzira nyakuri, ariko niha gahunda ko nta yandi mahitamo mfite, ndetse niyemeza ko ngomba gushaka ibijyanye na Sultanis wafashaga Robert Lewis ndetse na Toromeo Lewis, nkamenya aho baherereye, maze ubundi nkabona kumenya niba mfite abafasha cyangwa se baba bariyunze kuri Sorina, bikaba ari ibintu byambabaza cyane. Nakomeje kwicara aho muri gare, ari nako ubwonko bwanjye burimo gukora cyane, nibaza uko ndagera muri Moriya ngo ncukumbura amateka yaho hose, ndebe uko byatangiye, kuko Rozata yari yatubwiye mu ncamake ibijyanye n'abasokuruza bacu. Uretse Robert ndetse na papa wanjye Brown Lewis, abandi nkaba ntazi uko bapfuye, bityo nkaba nibaza niba ndabihasanga, ariko kuko Moriya ari we washinze icyo kigo byanga byakunda ibyo nari kubihasanga. Nakomeje gutekereza ko uwo munsi ndifata, kugeza ubwo Diva yaje kumpamagara mbaza aho ndi, mubwira ko ndaho twahuriye ubushize. Ahita ansanga aranyambira ambwira ko yarankumbuye, mubwira ko nanjye nari mukumbuye bidasanzwe, nkaho tudaherukanye kandi hari haciyemo umunsi umwe gusa. Nuko ansaba kwinjira mu modoka tukajya iwabo, mubwira ko ntakwemera kujya iwabo nambaye nk'ikirara, ahubwo mubwira ko nzagiye twabiteguye nambaye agakote keza, ngaragara nk'umuntu waba umukwe mwiza, ku buryo batazabona ko ndi mayibobo, ariko ibyo nkazabikora njye nawe twenda kubana, kuko icyo gihe nibwo nzaba narakuyemo rinete ndetse n'ingofero, kugira ngo abandi bakobwa nibajya bambona bazambone bazi ko nafashwe nawe.
Ayo magambo yanjye aryohereye Diva amubana ubuki arafatwa, ahita ambwira ko noneho ubu twakwigira muri Moriya, akabanza no kuhanyereka neza kugira ngo ibirori bize gutangira mpazi. Mpita numva mvugiye ibyo nari ngiye kumusaba, mubwira ko ariyo nzira ubu twagenda. Nahise mukurikira ninjira mu modoka ye, ava muri gare tugenda tugana muri Moriya, ari nako tugenda tuganira, mubwira ko amateka yambwiye mu ijoro ryakeye yankoze ku mutima. Ansubiza ko bibabaje cyane, ariko kuva icyo gihe Tonzi nawe basigaye bararakariye mama wabo cyane, ndetse bigenda byiyongera uko bagenda bakura. Diva namubajije icyo ashaka kuvuga, aransubiza ati buriya niyo umuntu yaba atagira ubwenge, ariko umutima we wagakwiye kumuyobora. Yaba njyewe cyangwa Tonzi, ntago twigeze dushyigikira mama ibyo yakoze byo kuba yabeshya Broni ko amukunda kugira ngo amubere umugore, ndetse akajya amuca inyuma kuri papa wacu. Mama twamubwiye ko yakabaye yarabanye na Sultanisi papa wacu, iby'imitungo y'Abarewisi akabireka. Tumubwira ko rwose yakoze nabi, undi muntu uwo ari we wese yabihamya, ariko atubwira ko tukiri abana kandi byamubayeho mu buzima bwe kuva yavuka nta kundi yari kubikira, kuko atigeze na rimwe yifuza kuba yasubira guhinga ngo ajye ahembwa utujumba tw'intica ntikize. Ndetse anahura na papa wacu yari umukarani, atubaza ukuntu twari kubaho iyo papa wacu aza kuba ari umukarani, naho mama ari umugore uryamana n'abagabo ngo bamuhe amafaranga. Mubwira ko byibura yaza kubona atabana na papa wacu Sultanisi, yari kubana na Broni anamukunda byibura akareka Sultanisi. Buriya njye ntanakubeshye Vinci, ntekereza ko n'urupfu rwa Broni mama na papa bashobora kuba babigizemo uruhare. Nawe se ibaze, ari wowe ufite umugabo ufite iriya mitungo, ukagira n'undi mugabo ku ruhande mukundana, ni gute utakwica uwo mugabo nyiri iyo mitungo, wamara kumwica ukaba muri iyo mitungo wowe n'umugabo wawe mukundana? Wenda kakana nakubwiraga kitwa Petro niko rwose abo bantu bashobora kuba barakishe, ariko mama ku rupfu rwa Broni ndamukeka, kandi kugeza igihe nzabonera ibimenyetso bigaragaza ko atari we wamwishe nzakomeza kumukeka. Diva yamaze kumbwira gutyo numva ashobora kuba afite ubwenge, kuko koko nk'uko yabikekaga byari byo. Nuko akomeza ambwira ko nyuma y'ibyo we na Tonzi batemeranya na mama we. Yakomeje kugumana ibyo bitekerezo, ariko Tonzi aza gutwarwa n'amafaranga kugeza ubwo yatangiye gushyigikira mama we. Ari nayo mpamvu Diva nubwo ayobora ibitaro ariko ameze nk'uwigenga iwabo, akaba akora icyo ashaka, ku buryo bose bamurwanya bakabura uko babigenza, kuko papa wabo Sultanisi we aramushyigikira, ariko akaba atazi ko Diva arwanya Tonzi na mama we, akaba ari yiragira icyicura mu rugo rwabo. Mpita niha gahunda ko ngiye kubaza Diva ku bijyanye n'umuryango witwa Abasultani. Mu gihe ngiye kumubaza ngiye kubona mbona tugeze kuri Moriya, ariko dusanga hari abasekirite bahagaze ku gipangu, buri wese uri gushaka kuhatambuka bari kumwaka ibyangombwa. Diva bibonye gutya ahita akora mu mufuka w'ishati yari yambaye, akuramo akabaji arakampereza ngo nkambare mu muhogo kugira ngo mere nk'umutumirwa w'icyo kirori. Tugeze ku muryango abasekirite baraduhagarika, umwe aza ku modoka, Diva amanura ikirahure, umusekirite amubonye ahita atubwira kwinjira, nta n'ikindi kintu atubajije. Twikomerezamo imbere kugera aho imodoka ziparitse, Diva araparika tuvamo, ubundi tujya guhagarara ku ruhande aho twari twitegereye igipangu aho binjirira, ndetse tukajya tureba n'abandi bantu bari kujya binjira. Diva akambwira uko bagenda binjira banyereka, abantu bakomeje kwinjira Diva banyereka, kugeza ubwo na Marita yinjiranye na Tonzi. Diva akambwira ko uriya ari mukuru we Tonzi, ariko umukobwa bari kumwe akaba atamuzi. Musaba ko twajya ku ruhande kugira ngo ngire icyo mubaza, arankundira tujya kwicara ku dutebe twari mu kajaride k'icyo kigo. Diva mbaza ikintu nshaka kumubaza, mubwira ko nk'uko yabimbwiye umuryango wabo ushobora kuba ufite amateka menshi cyane, ariko nkaba mfite inyota ikomeye cyane yo kuba nayamenya. Diva mbwira ko nawe ariko bimeze, ariko bababwiye ko nta kintu bagomba kumenya, kuko nubwo ari Abarewisi ariko ntabwo ari abanyabo.
bityo nta kintu bagakwiye kumenya ku Barewisi, ahubwo uko iminsi izagenda yicuma niko Abarewisi bazabasibangana burundu, noneho kampani ikajya mu maboko y'abasulutani, kuko papa wabo ari umusulutani. Numvise avuze gutyo ngira ubwoba, mubaza ibyo ashatse kuvuga, ambwira ko ariyo gahunda Sori na mama we ndetse na Sultanisi bafite, ko mu minsi iri imbere bagomba kuzahindura Abarewisi Company bakayigira Abasulutani Company. Numva ngize ubwoba ko ibintu bigiye guhinduka, nta kintu ndakora. Mubaza igihe yumvise bazabikorera, ambwira ko bitazarenga uwo mwaka batarahindura, ko ikintu batarafatisha neza ari ibyangombwa by'Abarewisi Company, ngo kuko umunsi papa wabo ajya kwa Maritina kubishaka yahuriyeyo n'ibandi ituma atabibona byose, ngo bishoboke ko Maritina yari yarabihishe mu buryo butandukanye, ndetse ngo ibyo yabonye byari amafotokopi gusa, ibya original ngo bibitse hano muri Moriya mu sanduku yabo y'ibanga, ku buryo batazi neza aho ako gasanduku k'ibanga kabitse, bakaba barashakishije hose ariko bakabibura. Ngo umuntu wari uhazi wenyine ni Brown Lewis n'umugabo wahoze ari diregiteri w'ikigo cyacu cya Moriya, ariko akaba yaraburiwe irengero ku buryo n'umuhungu we atazi aho yagiye. Natangiye kumva ibyo bintu birimo amayobera, nibaza impamvu koko Sori na n'uburyo yanga Abarewisi, ukuntu kampani yabo yaba ikiri mu mazina yabo kandi afite ubushobozi bwo kubihindura akayita uko ashaka. Mbona ko impamvu ari uko atabishobora kubwo kubura ibyangombwa byayo ngo abihinduze, kuko abayobozi muri leta bamwumva, kuko akomeye akabereka impamvu ashaka kuyihindura, kuko nyirayo Brown Lewis n'umuzungura we Petron Lewis bamaze gupfa. Mpita mbaza Diva uwo mugabo wari umuyobozi w'icyo kigo aho yari atuye n'umwana we. Diva ambwira ko yari atuye muri Kenti, ndetse umwana we akaba ari ushinzwe ubucuruzi n'inganda muri uwo mujyi icyo gihe. Mpita nibuka umunsi tujya kwaka ibyangombwa bya Marita ngo akore uruganda, umugabo usa n'ukuzeho ukuntu twasanze mu biro, nkumva ari kuvugana n'umuntu amubwira ko hari abantu baje gukora nk'ibyabo, agahita amenya ko nta wundi uretse Sultanisi bari kuvugana. Ibyo mbishyingura ku mutima nk'umuntu wabaye ku muhanda, numva ko bishobora kugera ku makuru afatika. Nuko Diva mubaza niba papa wabo Sultanisi nta mateka yababwiye ku muryango w'Abasulutani. Ambaza impamvu ndi kumubaza ibyo bibazo byose, mubwira ko nigeze gusoma igitabo kirimo ngo imiryango y'abantu, nkabona n'umuryango w'Abasulutani, nkaba nkeka ko papa wabo ubwo yitwa Sultanisi ashobora kuba ari umusulutani. Diva ambwira ko kera nawe ariko yabitekerezaga, ariko nyuma baje kubasobanurira bagasanga atari byo, ngo kuko umuryango w'Abasultanisi wari inshuti n'Abarewisi cyane, kugeza ubwo baje kujya bafatanya kuyobora kampani y'Abarewisi. Ariko ngo umugabo wayoboye kampani ari vice chairman icyo gihe witwaga Sultanisi, ngo yapfuye nta rubyaro asize, kuko yapfanye na Toromeo Lewis. Biza kurangira umuryango uburiwe irengero gutyo. Rero papa yatubwiye ko uw'ababyeyi be ari ababwirizabutumwa bamwishe, Sultanisi gusa bisanzwe ariko bamwise, nta kindi kintu bagamije ari izina nk'irindi. Nahise numva mbabaye cyane ukuntu abantu bose bakundaga umuryango wacu bapfuye, ariko mbajije Diva ikintu abo bantu bose bapfuye bazize, ambwira ko kare yigeze kumbwira ko batazi icyo bazize, cyane ko bababwiye ko iby'Abarewisi bitabareba. Ariko nabwo papa washaka gushinga umuryango w'Abasultanisi mushya, Abasultani bose bazaza akaba ari we bakomokaho, ndetse Tonzi na Diva ndetse n'agasaza kabo gatoya kavutse nyuma y'urupfu rwa Petron kitwa Devu, bakazabahindurira amazina aho kwitwa Lewis bakitwa Sultanisi. Mpita ntungurwa cyane n'ukuntu Sorina afite undi mwana kandi ntabyo narinzi. Mpita mfata icyemezo cyo kurekera kubaza Diva ibibazo byinshi, niha gahunda ko amakuru ampaye ngiye kuyabyaza umusaruro ku giti cyanjye nta wundi muntu mfashije, ndetse ngacukumbura byinshi birenze. Mpereye mu kuza aho muri Moriya mu masaha ya nijoro, ngashaka ahantu aho ariho hose nakura ku gasanduku k'ibanga, byakwanga nkajya gushaka ushinzwe ubucuruzi n'inganda akampa amakuru yuzuye.
ibyo byakwanga ngashimuta Sorina cyangwa se umugabo we kugeza ubwo baza kumpa amakuru yuzuye, kandi nkagenda amenya icyo abasekuruza bacu bapfaga bazira. Ibyo nkomeza kubitekereza ari nako abantu bakomeza kuza. Diva nabambwira ibindi bintu ntari ndi kumva kuko nari ndi kwitekerereza ibyanjye, ndetse ngiye kubona mbona hinjiye Sorina ari kumwe na Sultanis. Inyuma yabo hari umusore uri mu kigero cy'imyaka 15 na 16 gutyo. Diva ahita ambwira ko ari musaza we Devu, akaba yiga mu mashuri yisumbuye aho muri Moriya, ariko bakaba bari mu biruhuko. Natekereje neza nsanga ibyo birori naje gutaha bitandeba, ndetse mbona ko mfite ibintu byinshi byo gukora. Nsaba Diva ko naba muretse gatoya nkajya kwiherera, ampa uruhushya ndagenda ngana hari ubwiherero, ubundi nyura inyuma ku gipangu, ndagisimbuka mpita mpingukira ku kibuga kiri inyuma kimwe twicayeho njye na Jessica igihe twari tuvuye ku biro by'umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'inganda. Mpita nkura telefone mu mufuka nandikira Jessica na Marita message mbabwira ko ngiye gukuraho telefone mu gihe kingana n'amasaha 36 kuko hari ibyo ngiye gukora bisaba kwigengesera, bityo nibambura ntibahangayike cyane kubera ko bambuze. Ndagaruka ku murongo mbabwire uko byagenze. Namaze kwandika iyo message ubundi mpita nzimya telefone nyikira mu gikapu nari mpetse kugira ngo ninaza kuba nagira ikibazo itava mu mufuka igatakara ntabizi. Ubundi mfata urugendo nerekeza mu mujyi ngura mask imeze nk'igikinisho cy'abana, ariko abantu bagira ngo ndi kuyigurira umwana, kandi narashakaga kuza kuyambara mu maso ku buryo umuntu atabona isura yanjye atabanje kuyinkuramo. Ndangije kuyigura ndishyura, ubundi ngana muri Abarewis hoteli aho nari naraye. Nicara ku buriri ntangira gupanga gahunda neza ukuntu ndayigenza. Nibaza ahantu ndahera hagati yo muri Moriya gushaka amadokima ya originali y'imitungo y'umuryango wanjye, cyangwa se kujya kureba ushinzwe ubucuruzi n'inganda muri Kenti nkamubaza amakuru ya papa we ngo menye niba yabaza aho ari, kugira ngo ndangire neza uko nagera ku mitungo y'ababyeyi banjye, cyangwa se mu kimwe nkaza gukora igikorwa cy'ubwiyahuzi ngashimuta Sorina cyangwa se umugabo we Sultanis nkamukuramo amakuru yuzuye. Mpita mbona ikintu cyabaza cyiza nahera kushinzwe ubucuruzi n'inganda akambwira aho papa wari kuko niwe wabuze aho byose biri neza kurusha uko natangira kujya kubishakisha muri Moriya ntazi aho ndahera. Nyuma nza kwibuka ko njye na Jessica twari twumvikanye ko tugomba gukora tugafata kampani yacu binyuze muri nzira ya business kurusha uko nakoresha imbaraga, ariko nibaza biramutse bidaciyemo wenda Marita bakamuvumbura mbere icyo twasigarana. Ikindi kandi baramutse bafite ibyo byangombwa byaborohera cyane kubera ko leta yabumvaga bakabihindura nta Murewis n'umwe bahanganye. Nkiri muri ibyo bitekerezo naje kwibuka ko Diva yambwiye ko bari gushyingura hari umugabo wavuze ko ari kuvuga mu izina ry'abasultani bose. Nibaza impamvu icyo kintu nari nakibagiwe ngo menye uwo mugabo uwo ari we. Nibaza niba nasubira muri Moriya kureba Diva ngo mubaze uwo mugabo uwo ari we, ariko nsanga bitashoboka. Mpita nibaza ukuntu ndi bubigenze, ariko biranyobera. Mbanza gufata gahunda yo gukora ibyo nateguye neza, ubundi nkabona kuzavugana na Diva. Nuko nibuka ko yanambwiye ko papa wanjye Bron Lewis yari afite abandi bavandimwe be Moriya Lewis yitiriye sogokuruza wacu, ndetse na Gerey Lewis. Nabo numva ngomba kuzamenya amateka y'iyo miryango yabo. Nahise niha gahunda yo kuryamaho akanya gatoya nkabanza nkaruhuka ubwonko ngakuramo ibindi bitekerezo byose, maze ubundi nkaza kubyuka nka saa 10 nkajya ku biro by'umujyi wa Kenti ngatangira kuneka umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'inganda, nkamenya igihe aratahira n'aho ataha kugira ngo nze kumufata mushimute kugeza mbwiye amateka ye. Kandi niha gahunda kuri iryo joro riragera hagati byose nabigezeho. Nuko nirambika ku buriri nishyiraho amashuka, ubundi ndasinzira. Nza gukanguka numva ku rugi bari gukomanga. Mu kugira ubwoba bw'umuntu waba uri gukomanga mva ku gitanda ngenda ndi kunyonyomba ngo mfungure buhoro buhoro, nibaza niba yaba ari umukozi wa hoteli cyangwa se akaba ari Marita utashye. Ariko nibaza aramutse atashye agatahana na Tonzi cyangwa Diva bakazana aho ngaho ko naba nishe misiyo rugikubita.
mpitamo gufungura buhoro buhoro ngo nimbona ari undi muntu utari Marita kandi ari wenyine mpite nongera gufunga. Mu gufungura gake gake cyane nkuraho akarido mbona ni Marita ari wenyine, mpita mufungurira vuba ndamukurura ubundi ndongera ndafunga. Yinjira ari kuntonganya impamvu nakuyeho telefone, mubaza niba message yanjye atayibonye, ambwira ko yayibonye ariko yamuteye ubwoba ku buryo byatumye na Jessica ahangayika, none akaba atunguye no kunsanga muri hoteli. Nahise mubaza isaha aho zigeze, ambwira ko ari 9:30 ko ikirori bari bagiyemo kirangiye. Mpita numva aziye igihe kuko nanjye nicyo nashakaga kugenderaho. Ambaza ibintu ndimo mubwira ko arabimenya nijoro kandi afashe azi kudasinzira cyane kuko ndaza gutaha akamfungurira. Akomeza kuntitiriza ambaza gahunda mfite, mubwira ko byaba byiza atabimenye kuko ntacyo byamumarira, ndetse mubwira ko yasaba Jessica kudahangayika kuko meze neza. Ibyo mbivuga ndi guheka agakapu kanjye karimo imyenda yanjye ndetse na maske na telefone nerekeza ku biro by'umujyi. Nageze ku biro by'umujyi bihurirana nuko amasaha y'abakozi yo gutaha yari ari kugera, ariko mu kwegera ibiro bya wa mugabo nsanga ntawe urimo. Ngaruka mu mbuga imbere y'ibyo biro ngo ntangire nshakisha amakuru yimbitse. Ku bw'amahirwe mba mpuye n'umukozi ukora amasuku muri ako gace, mubaza niba yandusha ushinzwe ubucuruzi n'inganda. Ambaza icyo ndi kumushakira, mubwira ko twari dufitanye gahunda kuko hari impapuro yari agiye kunsinyira, ariko nkaba naribagiye gutwara telefone ye kuko njye nta telefone ngira ngo nze kumuhamagara nk'igihe nsanze ntawe uhari. Uwo mukobwa ambwira ko ntawe uhari kuko yagiye mu munsi mukuru mu kigo cya Moriya, akaba ari we wamubwiye ngo ntabwo aragaruka gukora. Nahise mubwira ko banza baziranye cyane kuba namubwira aho agiye kandi ari umukozi wikorera amasuku gusa. Uwo mukobwa ambwira ko baziranyeho byinshi ariko atari ngombwa ko bimbwira. Mpita mubaza aho atuye, ambwira ko atuye mu mujyi wa Kent, mu gace gatuyemo abayobozi bakoraho muri ibyo biro by'umujyi. Mubaza aho ariho ngo mpamenye kuko njye niviriye mu cyaro. Uwo mukobwa mbera umwana mwiza arahandangira, mpita menya ko byanga byakunda ariho ndajya gushakira, ariko ngiye kumusezeraho ambwira ko mbishatse twanatahana akahangeza kubera ko baba mu nzu imwe. Namubajije niba hari ikintu bapfana, umukobwa ambwira ko ntacyo, ariko nyine uwo mugabo niwe wamushakiye akazi aho ngaho. Rero buri mugoroba iyo atashye anyurayo kuko hari ibyo baba bari gupanga. Umukobwa amubwira ko n'ubundi atari ngombwa cyane, wenda nzagaruka kumureba ejo kuko atari ibyihutirwa cyane. Mpita musezeraho nsohoka aho ngaho, ariko kuko nari ndi kubona uwo mukobwa ameze n'ugiye gutaha, nguma aho hafi kugira ngo nataha nze kumukurikira ndebe aho arerekera. Ntabwo byaje gutinda nk'abandi bakozi bose, imyenda y'akazi baba bayambariye kuyo bari baje bambaye. Ahita akuramo itaburiya yishyira mu gikapu yari afite, nuko ahita akaraba intoki ubundi afata igikapu asohoka muri iyo nyubako. Mu kugera ku irembo ry'ibiro ahita atega moto, ayibwira aho agiye byose ndi kubirebera ku ruhande. Nibaza umukozi w'amasuku utaha afashe moto urwego yaba ariho ruranyobera. Nanjye mpita mfata moto mbwira umumotari ko aranca ayo ashaka yose, ariko akurikira moto wa mukobwa yariho kugeza aho iraba igiye. Umumotari ambwira ko aranca menshi bitewe n'urugendo twagiye. Ibyo abivuga nicaye kuri moto, ubundi atangira gukurikira wa wundi watwaye wa mukobwa w'amasuku. Tugenda inyuma yabo ariko buhoro, ariko ko hari mu mujyi ntago bari gupfa kudukeka. Naje gutekereza ukuntu ngeze ku biro ngahura n'uwo mukobwa, bigahita bihurirana n'uwo mukobwa ko yaba azi uwo mugabo. Mbitekereje neza nsanga ari ubusazi. Ngiye kubwira umumotari ngo ndeke nsubireyo njye gushakira mu bundi buryo, ariko nibuka ko nshobora gusubirayo nkaba nitesheje amahirwe, wenda koko uwo mukobwa akaba aziranye n'uwo mugabo. Mpitamo gukomeza kumukurikira. Turimo kugenda twatangiye kunyura mu mihanda itari gucamo abantu benshi, ari nako amasaha ari gukomeza kugenda. Ngiye kubona mbona hagati yanjye na wa mumotari utwaye wa mukobwa hitambitsemo imodoka. Mu kureba neza mbona iyo modoka yanditseho Abarewisi Company, nibaza aho iyo modoka igiye biranyobera. Bidatinze mbona wa mukobwa ageze ku gipangu arahagarara, yishyura umumotari asubira aho yari avuye.
Mu gutungurwa mbona imodoka y'abarewisi naho ihagaze hamwe na wa mukobwa. Ngiye kubona mbona havuyemo umugabo ahita asezera ku mushoferi, ubundi imodoka isubira inyuma. Mpita mbwira wa mumotari gukomeza tukarenga aho abo bantu bari. Tugeze hirya musaba guhagarara akambwira yo mwishyura, arayambwira ndayamuha aragenda. Amaze kurenga ku buryo atabasha kubona ko ngiye kugaruka inyuma, ngaruka nihuse ngo ndebe. Mu kureba wa mukobwa ukora amasuku na wa mugabo ushinzwe ubucuruzi n'inganda, mbona bari guhoberana basomana ku gipangu. Barangije umukobwa afata urufunguzo mu gikapu, afungura igipangu barinjira. Ahita yongera gufunga, mbona ko byanga byakunda bafitanye isano ya hafi. Nibutse ko umukobwa yambwiye ko ariwe wamurangiye akazi ku biro ngo ajye ahakora amasuku, mpita mbona ko harimo akantu ariko ntabwo byandebaga, ahubwo ntangira kwita ku byari binzanye. Nahise ntangira kuzenguruka iyo nyubako yose ngo ndebe uko imeze. Mu kuzenguruka mbona ni inzu nyinshi ziri mu bipangu ariko buri gipangu gifite inzu yacyo. Mpita mbona ko nibumara kwira neza ndaza kwinjira muri icyo gipangu, ubundi nkavugana n'uwo mugabo. Mpita ngaruka ku muryango ngo ntegereze ko wa mukobwa aza gusohoka, ariko amasaha arinda ageze saa 4 za nijoro nihishe mu ndabo ndende zari imbere y'igipangu nk'umusirikare uri kuri patroli atarasohoka. Mpita mfata icyemezo ko ngiye kwinjiramo abarimo bose, kuko ntabwo natekerezaga ko uwo mugabo yaba afite umugore akaba yazana n'uwo mukobwa mu rugo bakifata nk'uko nababonye imbere ku gipangu. Ariko mu gihe ndangije kwambara masike yanjye, nagiye numva abantu ku gipangu barimo kuganira. Umukobwa avuga ko atazagaruka aho ngaho icyumweru kitarashira, kuko ngo nyirabuja bafashe byamera nabi. Umugabo nawe amubwira ko nta kibazo kuko nyirabuja ntabwo azapfa kubimenya. Umukobwa amubwira ko wari wo mwanzuro we kandi agiye adasanga umukecuru yafunze bikaba bibi. Umugabo amubwira ko bazasubira ejo mu kazi. Mu kumva amajwi neza yabo, numva ni wa mugabo ushinzwe ubucuruzi muri Kent. Mu gihe ndi kubyibazaho mbona igipangu kirafungutse. Mu gufungura hasohoka wa mukobwa ukora amasuku, arangije asoma uwo mugabo ku munwa. Aragenda wa mugabo nawe arongera yinjira mu gipangu. Nategereje iminota 2 gusa ngo uwo mugabo aba ageze ku muryango kugira ngo atinjira mu nzu agafunga nkamuhomba. Mu kurira igipangu mbona umugabo ageze ku muryango koko wo muri saro y'iyo nzu. Mpita mbona ko agiye kuncika ntamuvugishije, mfata igikapu cyanjye nkijugunyamo imbere kugira ngo nacyumva aze kureba ikintu kiguye hasi. Koko nkuko nabiketse mbona niko bigenze. Mpita nanjye ntondagira ku rundi ruhande ngo nze gusimbukira hirya atambonye, mu gihe we yarahugiye mu kureba cya gikapu nari nsimbukiyemo imbere. Mpita muturika inyuma mujomba urutoki ku mugongo, mubwira ko naramuka asakuje na gato ndahita muturutse isasu mu mutwe. Umugabo ambaza icyo nshaka, mubwira ko nshaka ko tuganira. Ambwira ko kuganira bitasaba kumufatiraho imbunda nk'aho ari umunyabyaha. Mubaza abantu bari muri iyo nzu, ambwira ko aba wenyine kuko umugore n'abana baba bari kumwe aho umugore akorera. Umugabo musaba guhindukira tukajya mu nzu tukaganirirayo, ambwira ko nta kibazo rwose, ariko mubabarire mukureho imbunda kuko ntago yabasha kugera mu nzu atarinyarira kubera ubwoba. Mubwira ko ngiye kuyimukuraho ariko niyibeshya akagerageza gukora ikintu cy'ubugoryi ndahita mutsuritsa kuko ndi indwanyi nziza. Twamaze kubyumvikana arahindukira agenda agana ku muryango, nanjye ntora igikapu cyanjye ndagiheka ubundi ndamukurikira. Tugeze ku muryango umugabo arampindukirana ngo atangire kundwanya. Bitangira ubwoba kuko uburyo yahindukiye n'umugeri iyo uza kumfata nari guhita mpfa. Kubw'amahirwe nahise nkukwepa nawe icyo yaragamije kwari ukunkubita umugeri agahita yinjira mu nzu agafunga. Ariko nanjye mu gukwepa nahise mbimenya, nkwepa niterera mu nzu ye, ndetse mu nzu ninjira ndi kumukurura amashati twinjiranamo. Mukundeba mu maso abona isura ntago yapfa kuyibona. Mpita mubwira ko igikapu mpetse mu mugongo kirimo imbunda, bityo nakora ibintu by'ubugoryi ndahita mubangukira rimwe gusa ubundi murase ndebe ko ararokoka. Umugabo mu kugira ubwoba mbaza ikintu mushakaho, mubwira ko nshaka ko twicara tukaganira gusa nta kindi, ariko ubwo mbonye ko azi kurwana byaba byiza tubanje gukozanyaho kuko ndanabikumbuye. Mbona umugabo akuyemo ishati ngo turwane. Mu kureba ukuboko n'igituza ngira ubwoba, mpita mubwira ko nari ndi kwivugira.
ambwira ko nta mikino ihari kuko turarwana bukarinda bucya. Mpita nicuza impamvu nari mbivuze. Mu gihe ndi kubitekerezaho umugabo mbona yansatiriye ku miguruko irenze cyane, ariko njye icyo ndi gukora ari ugukwepa gusa kuko ntashakaga guta imbaraga zanjye, kubera ko numvaga namara kundangira aho papa we ari akambwira aho ibyandiko by'imitungo bibitse, ndahita njya kubireba muri Moriya imbaraga zanjye nkazikoresha ndi gukubita abarinzi. Nuko nkomeza kumukwepa kugeza ubwo yatangiye kunanirwa kuko namwirukankije mu nzu ye yose, ngasigarana ubwoba bw'uko hari abantu barimo imbere, ariko amahirwe arampira akaba ari wenyine. Nuko mpita mucunga neza mukubita akantu mu ijosi, ubundi agwa hasi. Mu kugwa hasi agahwera mpita mfata ya shati ye muzirika amaboko mwicaza mu ntebe. Ndebye ku meza mbona hariho ibiryo, ariko bimeze nk'ibyasigaye ubwo baryaga. Kubera inzara nari mfite ntangira kurya nanjye. Mu gihe ndi kurya numva aravuze ati ariko wa muntu uranshakaho iki? Ibiryo nibyo byari bikuzanye? Namaze kumva ko akangutse mpita nongera kwambara masike yanjye, mpita mpindukira mureba mu maso, mushimira kuba akangutse kuko yari ari kunyerereza. Mpita mubwira nti ntabwo nshaka gutinda hano kuko mfite byinshi byo gukora, ahubwo hari ibibazo nshaka kukubaza, wabinsubiza neza nkakureka nk'uko wari usanzwe, ku buryo ntazashaka n'umugore wawe ngo mubwire ko ufite inshoreke y'umukobwa mutahana ku mugoroba akagutekera, byarangira mukaryamana akabona gutaha, noneho wandushya nkagusiga uri intere, nkanamubwira umugore wawe ko ariko bimeze, ariko iby'ubuzima bwawe bwite ntabwo bindeba, ahubwo ubuzima bwanjye bwite nibyo bindeba. Ntabwo ndirirwa nkubwira uwo ndi we kuko ntacyo byakumarira, ahubwo ngiye kukubaza ibibazo bikurikira. Papa wawe bavuga ko yaburiwe irengero, ariko nk'umwana we ntabwo wapfa kuhayoberwa, bityo mbwira icyo ni kimwe. Ikindi ni iki uzi ku Basulutanisi ndetse n'Abarewisi? Icyo ni icya kabiri. Ibyo ndashaka kubinsubiza neza mu minota mike, ubundi nkigendera ndetse ntituzongere guhura. Namaze kuvuga gutyo mbona wa mugabo arikanze, ahita ndeba cyane ambaza uwo ndi we, wo kumubaza ku bijyanye na papa we. Mubwira ko ntawe ndi we, ariko niyanga kunsubiza ndamubwira uwo ndi we. Ahita ambaza uwo ndi we bwa kabiri, cyangwa se nkaba ndi umwe mu bicanyi bashakaga kumwica kera. Numvise bimeze gutyo mpita ngira amatsiko, mubaza icyo bashakiraga kumwica. Umugabo ambwira ko nta mpamvu afite yo kumbwira atazi uwo ndi we wa nyawe, kuko hari n'igihe naba ndi umwicanyi. Mpita numva n'ubundi ntari umwicanyi, ikindi kandi nkaba nkeneye kumenya amakuru yose nta kibazo kibaye. Mubwira ko ntari umwicanyi, icyo nkeneye kumenya ari amakuru gusa. Ambwira ko n'umwicanyi ibyo yabimubwira kugira ngo amuhumurize, bityo byaba byiza ndamutse nkuyemo iyo masike akandeba, ubundi akambwira icyo nshaka. Mubwira ko ibyo bitashoboka, nawe ambwira ko kumbwira bitashoboka. Mpita mbona ko uwo mugabo hari amakuru afite yandi y'ingenzi. Negera ameza mfata icyuma bakatisha imbuto za deseri, ubundi ndamwegera. Mfata urukweto yari yambaye ndumukuramo, ubundi icyuma mpita nkijomba mu rwara rwe rw'imbere irwino rinini. Umugabo mu gutaka asakuza amufunga umunwa ngo atandaburiza. Mubwira ko natambwira ibyo nshaka byose amano yose ndayaca ku maguru, ndetse n'intoki zose nkazica nkareba icyo azongera gukoresha akanda ya mashini iri mu biro bye. Ambwira ko noneho byose agiye kubimbwira, ariko mubabarire sinongere kumwica urubozo. Ahita ambaza icyo nshaka ko aheraho, mpita mubwira ko yahera ku hantu papa wari, niba yarapfuye cyangwa ari muzima. Umugabo ahita atangira kumbwira ati ndakwinginze reka nkubwire byose uko bimeze, ariko ntiwongere kunkorera ibyo wari utangiye gukora, ndetse habaho papa wanjye ari cyangwa ndetse no ku Basulutanisi ndetse n'Abarewisi, aho nahera hose kuko hafitanye isano. Reka mbikubwire ariko mbabarire undeke, gusa ndumva unteye ubwoba kuko ushobora kubuza ibintu byinshi. Nta muntu mu gihugu cyacu ubu uriho uzi papa wanjye no kuba yarabuze, ndetse n'iby'imiryango y'Abasulutani ntawe ubizi. Ariko nubwo ntari kukubona isura, biragaragara ko uri umwana mutoya ariko ukabuza ibintu byinshi. Nkurikije amagambo papa wanjye yambwiye,
nizere ko uzanwe n'amahoro kandi umupangu wawe uzawugeraho. Petro ni Lewis.